Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimira Imana nziza, dushimye ko banye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, dukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, usubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemerere Mwami Imana ijambo ryawe rigira aho dukura naho ritugeza, kandi ritubere impamba muri uru rugendo. Kandi nanjye nyemere nkubere mikoro wivugire. Cyo nanze ni ukura kwa Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Mwe Mwuka Wera kugira ngo ategeke ubu n'iteka ryose. Amen. Yakomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21. Reka nsome mu izina rya Yesu. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi ngo ni imirimo ya kamere. Imirimo ya kamere ngo iragaragara niyi: gusambana. Imana itugirire neza kandi dufashe cyane. Gusambana ngo no gukora iby'isoni, ibiteye isoni n'iby'isoni. Gusambana iri mu mirimo ya kamere, kandi ngo gusambana ni n'icyaha kibi ngo kuko gikorerwa mu mubiri mo imbere. Bene data, nimureke twirinde ubusambanyi, twirinde kuko ni icyaha kibi. Muri iyi minsi iki cyaha cyokamye abantu benshi bari kugwa muri iki cyaha, ariko birakwiye ko umuntu w'Imana yirinda icyaha nk'iki, kuko Imana iracyanga kubera ko gikorerwa mu mubiri mo imbere. Mureke rero twirinde ubusambanyi no gukora iby'isoni nke, ibiteye isoni, tubyirinde kugira ngo Imana itwishimire. No gusenga ibishushanyo. Bene data, birakwiye ko tudasenga ibishushanyo kuko Imana nabyo ntibikunda. Ariko hari igihe wumva ngo gusenga ibishushanyo ukagira ngo ni ibishushanyo bibajwe gusa. Ibishushanyo ni ikintu cyose ushobora gufata umwanya, kikagutwara umwanya munini, akaba ari cyo uha umwanya, nacyo gishobora kukubera igishushanyo cyangwa ikigirwamana. Ishobora kuba telefone, ishobora kuba televiziyo, ishobora kuba akazi, ashobora kuba umuntu runaka, kuko hari igihe ikintu cyose wahaye umwanya munini aba ari nk'aho ari igishushanyo cyangwa ikigirwamana. Akazi kawe gashobora kukubera ikigirwamana, umuntu runaka ashobora kukubera ikigirwamana, kuko hari ukuntu hari umuntu ufata nk'umuntu akabona amubuze atabaho, ariko nta muntu wabura ngo ubure kubaho keretse ubuze Imana. Imana yonyine niyo wabura ubuzima bwawe bukarangira, ariko umuntu runaka ntabwo wamubura ngo ureke kubaho. Nimureke rero twirinde guha umwanya munini ibi bintu bidafite umumaro, ibi bintu bidutandukanya n'Imana, ibintu bidatuma twegerana n'Imana, ibintu bituma tudafata umwanya ngo dusenge, ibintu bituma tudafata umwanya ngo dusome ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ibishushanyo cyangwa n'ibigirwamana bidutandukanya n'Imana. Nimureke twe kubiha umwanya, ahubwo uwo mwanya tuwubyaza umusaruro tuganira n'Imana, tuganira na Data wa twese, kugira ngo tumenye icyo dushakaho muri iki gihe, cyane cyane ko igihe cyacu ni gito, kandi muri iyi si turacumbitse, dufitemo igihe gito. Niyo mpamvu dukwiye guhora
turi imbere y'Imana kugira ngo tumenye ikidushakaho. Imana ikomeze idufashe cyane kandi twiteho. Ngo no kuroga, bene data twirinde kuroga. Hari igihe wumva kuroga ukagira ngo ni bwa burozi batanga, ariko ushobora kurogesha amagambo, ushobora kurogesha inzangano, ushobora kurogesha ibitutsi. Ibyo byose, amagambo mabi nayo ashobora kuba uburozi. Guteranya abantu nabyo bishobora kuba uburozi. Twirinde rero kuroga, twirinde amagambo mabi, twirinde guteranya abantu, twirinde kugambanirana. Ibyo byose Imana ntibikunda. Izo ni imbuto za kamere, iyo ni imirimo ya kamere, kandi Imana ntiyishimira. Mureke twirinde uburozi, twirinde kugira abo tugirira nabi. Abarozi baroga ibyo bimwe by'ibitamikano, hari abaroga ibihuherano, hari abaroga mu magambo bakoresheje amagambo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose tubyirinde, kuko Imana ntibyishimira ngo kwangana no gutongana. Imana itugirire neza, twirinde kwangana, twirinde urwango, tugire urukundo, dukunda abantu bose, tutarobanuye ku butoni, kandi ngo dutegetswe no gukunda abanzi bacu. Nimureke tureke urwango rwo mu mutima. Bene data, muri iyi minsi dufite ibibazo. Umuntu asigaye abyuka akavuga ngo runaka simwishimira, runaka simwiyumvamo, amaraso yanjye ntakorana nayo. Izo terime zisigaye zikoreshwa, ariko Imana itubabarire kandi tugirire neza. Tureke urwango, dukundane, dukunde. Yesu Kristo yadusigiye itegeko ryo gukundana, ngo nimukundana ngo bazamenya ko mukomoka kuri njye. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo niba mudakundana ntabwo mukomoka kuri Kristo. Nimureke dukundane, kuko Imana ni urukundo, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu gihe udakunda mugenzi wawe ntabwo wabasha gukunda Imana utarabona. Kandi ngo uwanga mwene se ni umwicanyi, niko ijambo ry'Imana rimbwira. Nimureke dukundane, tureke urwango, kandi twirinde intonganya. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo burya aho kugira ngo utongane n'umuntu, ibyiza ni uko waceceka. Ngo mbere yo kuvuga, ngo biba byiza wabanza ugaceceka ugatekereza. Aho kugira ngo utongane n'umuntu nagusagarira akagutonganya, we jya uceceka, kuko nutongana nawe ukamusubiza, nakutonganya nawe ukamusubiza, ntawe uzaba utandukaniye nawe. Mureke twirinde intonganya, kuko Imana ntizishimira. Twirinde n'ishyari, ngo n'ishyari n'umujinya n'amahane. Bene data, nimureke twirinde ishyari. Ishyari ntago ari ryiza. Hari umuntu ajya gukunda kuvuga ngo ishyari ngo niryo shuri rya nyuma ngo wiga kugira ngo ube umurozi. Ishyari rituma umuntu akora ibintu biteye ubwoba. Ishyari rituma umuntu yica. Ishyari rituma umuntu agambana. Iri shyari rituma umuntu akora icyo atagagombye gukora. Nimureke twe kugira ishyari, ahubwo buri muntu wese anyurwe n'uko ari, anyurwe n'uko Imana yamugize, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo cyakora kubaha Uwiteka yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi. Mwene data, nagira ngo mbabwire ngo buri muntu wese nanyurwe n'uko Imana yamugize, buri wese nanyurwe n'uko Imana yamuremye, ye kugira ishyari umuntu uwo ari we wese, kuko ishyari ni ribi, rijyana ku bintu bitari byiza. Bene data, nimureke twirinde ishyari, kuko Imana ntiryishimira. Twirinde umujinya, kuko umujinya ni mubi. Umujinya ukomoka kuri Satani, kandi umuntu w'Imana ntakwiye kugira umujinya muri we. Twirinde umujinya n'uburakari, twirinde kurakarira abandi, twirinde inzika, twirinde ikintu cyose kimeze nkacyo cyadutandukanya n'Imana. Umuntu w'Imana ntakwiye kurakara, umuntu w'Imana ntakwiye kugira umujinya, kandi umuntu w'Imana ntakwiye kugira amahane. Mureke twirinde amahane, twubahe abantu bose, kandi tube ibyitegererezo nk'abantu bamenye Imana. Twirinde kwitandukanya cyangwa kwiremamo ibice, kuko bijya bikunda kubaho cyane. Ugasanga abantu bamwe biremyemo udutsiko, hari abo batishimiye, ugasanga turi bariya ntago duhuje, bari abantu ntago, cyane wenda ati umuntu akomoka iki, ariko umuntu wese utegetswe kumukunda. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo utegetswe gukunda umuntu wese, kandi ukamukunda nk'uko wikunda. Niko Imana itubwira, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Murinde kwicamwe ibice, mugendeye ku ruhu, mugendeye ku rurimi, mugendeye
ku idini, mugendeye ku karere, ibyo Imana ntibishaka. Mukunde abantu bose kandi abantu bose mubagirire neza. Imana itugirire neza kandi twiteho. Imana ikomeze idusure kandi tuganirize. No kugomanwa no gusinda, twirinde ubusinzi. Imana itugirire neza. Bene data, ijambo ry'Imana yavuga ngo vino n'umukobanyi, ngo kandi ngo vino yihira ngo yica umutima. Gusambana no kunywa vino yihira ngo byica umutima. Bene data, twirinde ubusinzi kuko ntago ari bwiza, Imana ntibwishimira. Ariko hari igihe wakumva ubusinzi kumva ngo ni ukunywa inzoga gusa. Hoya, ubusinzi bushobora kuba amagambo mabi, ubusinzi bushobora kuvamo ishyari. Ishyari naryo rishobora kugusindisha. Ikintu cyose iyo cyarenze urugero gishobora kuba ubusinzi. Ubusambanyi bushobora kuba ubusinzi kuko bwarenze, nacyo ni igisindisha. Umujinya ushobora nawe ni ubusinzi kuko ushobora kuba abantu nyine ikintu cyabaye too much, cyabaye kinini cyane cyangwa cyarenze urugero, nacyo iyo umujinya warenze urugero nawe aba ari ubusinzi. Kuroga, amagambo mabi, ibyo byose bishobora kuba ari ubusinzi. Ntabwo ari ukuvuga inzoga gusa, ni ikintu cyose kibi cyarenze urugero nacyo ukibarira mu businzi. Imana iturinde ubusinzi ubwo ari bwo bwose, bwaba ari ubw'amagambo mabi, bwaba ari ubwo kugambana, bwaba ari ubwo kugira abantu nabi. Imana ibuturinde kandi ikomeze itwiteho kandi tugirire neza. N'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo, Imana itwiteho. Bene data, mureke twirinde ibiganiro bibi, ibiganiro biteye isoni, amagambo mabi, inzenya zipfuye, amagambo y'amanjwe. Imana ntiyishimira. Umukristo ntakwiye kugira amagambo y'amanjwe cyangwa amagambo mabi. Imana itugirire neza. Ngo ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Bene data, abakora ibisa bitya ngo ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana, bazajya muri Gehenome. Imana ikomeze itwiteho kandi duhe imbaraga zo kuba abana b'Imana. Nimureke rero twe kuyoborwa na kamere dukora ibisa bitya, ahubwo tuyoborwe n'Umwuka iteka, kuko ni Imana idushakaho. Imana ntago yishimira umuntu ukora ibintu bimeze bityo. Imana ntago yishimira ubusambanyi, gukora ibiteye isoni, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya n'amahane, kwitandukanya no kwirema ibice, no kugumanwa no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Imana ntibyishimira. Umuntu uzi ko akora ibi bintu amenye ko atazaragwa ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo twirinde iyi mirimo ya kamere, twirinde ibi bintu bibi, twirinde ibi bintu kuko nibyo bizajyana abantu kurimbuka. Ibi bintu bizajyana abantu muri Gehenome. Ariko ndagira ngo ubwire ngo wowe ubashe kumva iyi message, wirinde ibisa bitya kugira ngo uzabone kujya mu bwami bwo mu ijuru. Ahubwo emerera Mwuka Wera kuyobore kugira ngo uzaragwe ubugingo. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho, kubera ko imirimo y'Umwuka Wera cyangwa imbuto z'Umwuka Wera ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda. Ibyo byose nibyo Imana idushakaho. Mureke rero twirinde kuyoborwa na kamere, twirinde iyi mirimo ya kamere kuko ijyana abantu kurimbuka. Mureke dukore ibyiza kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Imana ibamere umugisha kandi biteho, ibagirire neza. Mwuka Wera aganze ategeke mu ruhande rwanyu. Reka dushime Imana kubw'ijambo ryayo. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye, witwa ndiho ntujya uhinduka. Aya masaha tugushimiye ko wongeye ukatwibutsa ko tudakwiye gukurikiza imirimo ya kamere, kuko ntago yishimira. Ngo abakora iyi mirimo ya kamere y'ubusambanyi, gusinda, kwicamwa ibice, amagambo mabi, kuroga, ishyari, ngo abameze batyo, abakora ibyo ngibyo ngo ntago bazaragwa ubwami bwo mu ijuru. Mwami, turakwinginze kugira ngo
uduhe kwirinda ibimeze bityo mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde kuyoborwa na kamere, ahubwo duhe kuyoborwa n'umwuka, dukora ibyo umwuka ashaka, tugira urukundo, ingeso nziza, gukiranuka, dukora ibyo Data ashaka kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Bana n'abankurikiranye nabo bahe kuyoborwa n'umwuka, barinde gukora ibingibi, iyi mirimo ya kamere, ahubwo bahe gukora ibyo umwuka ashaka, kuko nibyo bizatujyana mu bwami bwo mu ijuru. Data mwiza, biteho buri wese uko agukeneye akubone, bongerera imbaraga mwami. Reka muri iyi si turwana n'ibintu bikomeye, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo bampere imbaraga, bahe kurwanya ikibi n'igisa nacyo mu izina rya Yesu. Umwuka weraganza ategeke, urwaye umukize, ufite n'imbaraga yindi muha amahoro mu mutima. Ukomeze ubiteho kandi bagirire neza. Dusengeye umurimo wawe mwami, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Abacitse intege wongera imbaraga, umurimo wawe ukomeze uwagure rwose. Mana, dusengeye abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo bahe kumwakira mu izina rya Yesu Kristo. Neza baganze itegeke mu ruhande rwabo. Ababyeyi bategereje urubyaro turabasengeye, bite bagirire neza, baremere igitangaza, ukura kwe kugaragare kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya, icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibiteho kandi bagirire neza. Mwuka wera akomeza aganze ategeke mu ruhande rwanyu. Ariko umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, giye niki kugira ngo amwakire? Muri Kristo niwe tubonera ubugingo, ntawe uzaya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga ngo utari wamwakira kugira ngo mwakire. Kandi Imana y'amahoro ikomeze ibiteho, ibagirire neza. Ariko ikiruta byose, ikomeze ibarindire ubugingo, kuko ari bwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.